Kristo bavandimwe, mbanje kubifuriza Pasika, mugire Pasika nziza. Pasika ni igitangaza gikomeye Imana yakoze, gituma twumva ko Yezu ari umwana w'Imana, ko Yezu ari Imana, Jambo waremye ijuru n'isi, wigize umuntu. Urupfu rwari rwarazonze muntu, nuko ruribeshya rufatana Yezu wari Imana, yigize umuntu. Yezu abantu bari barabonye abyiruka mu bandi bana i Nazareti, bakavuga bati ni umuhanuzi, ariko ni umuntu turamuzi, ni mwene Yosefu umubaji na Mariya. Urupfu rero narwo rumubonamo umuntu, ruribeshya, ndetse n'abanzi be bamwigambaho bamusuzuguye cyane. Ab'umutima mwiza bararira barahogora, nk'aba bagore bamuherekeje kugeza ku musaraba. Abanyamahanga nabo bashyira mu kuri nka wa musirikare w'umuromani yabonye ukuntu Yezu apfuye adatukana atavumana, ahubwo ababarira abishi be. Aravuga ati uyu koko yari umwana w'Imana. Yezu rero yagaragaje ko ari umuntu koko, urupfu rumuhitana, ariko agaragaza ko ari n'Imana koko irusha urupfu imbaraga mu kuzuka kwe, kuko nta muntu wari warigeze azuka, nta n'umuntu ushobora kuzuka atari ku bubasha bw'Imana. Yari Imana rero yigize umuntu, irusha imbaraga urupfu, abanza korohera urupfu, ariko ararwigaranzura, ararutsinda. Urupfu rwari rwarigenje, ararudutsindira. Aha niho Pawulo mutagatifu ahera agira ati urupfu rwaburijwemo n'umutsindo wa Kristo wazutse, akarwigambaho agira ati rupfu we, ugutsinda kwawe kuri he? Urubori rwawe ruri hehe wa rupfu we? Bavandimwe rero, dushima Imana yaduhaye gutsinda kubw'umwami wacu Yezu Kristo wazutse, aribyo twizihiza muri ibi birori bikomeye bya Pasika. Iyi nkuru nziza ya Pasika rero niyo vanjiri ya mbere yabanje kwandikwa. Ukuzuka kwa Kristo kwatanze urumuri rutuma tubona neza Yezu Kristo uwo ari we. Yezu Kristo apfuye, abigishwa be barihebye, bagira agahinda n'ipfunwe ko uwo bari batezeho umukiro yishwe birangiye. Bamwe barikingirana, abandi bafata inzira, abafite iyo bajya, nka ba bandi b'Emawusi bajya kwishakira imibereho. Nibwo aba bagore bamenye inkuru nziza bwa mbere, babikesha urukundo rukomeye bakundaga Yezu. Aba bagore nibo bari baranambiye Yezu ku musaraba, bamuba hafi igihe intumwa zari zahunze. Aba bagore bemera gukomeza kuba hafi ya Yezu kugeza munsi y'umusaraba, bemera gutukwa no gucirwa mu maso. Apfuye bababazwa nuko badashoboye kumushyingura mu cyubahiro, kubera ko isabato yari yabafashe bitakibashobokera. Batahana agahinda, ariko si bo babonye bucya, bazindukira kumva kugira ngo bamushyingure mu cyubahiro, bamukorere imihango batashoboye kumukorera igenewe umuntu ushyingurwa. Bagezeyo basanga atarimo yazutse, bajya kubwira intumwa, intumwa ntizabyumva,
ziza kwirebera, ariko basanga ari uko nguko. Yezu wazutse rero agenda abiyereka ari muzima, amaso yabo arahumuka, bati burya bwose Yezu koko ni Imana rurema twagendanaga nayo. Ntabwo twari tumuzi, ntabwo twari tuzi ko ari Imana ifite ububasha no ku rupfu, twari tuzi ko birangiye. Batangira rero gusubiza amaso inyuma bibukiranya amagambo ye muri urwo rumuri rw'ukuzuka kwa Kristo, bamaze kubona koko ko ari Imana bagendanaga yigize umuntu. Batangira kwibukiranya bati uzi ko yari yaratubwiye ko umwana w'umuntu azafatwa akicwa ariko akazazuka nyuma y'iminsi 3. Yigeze kutubwira ati ingoro nimuyisenye nzayubaka nyuma y'iminsi 3. Tutumva icyo ashaka kutubwira, ndetse birakaza Abayahudi, nyamara yashakaga kuvuga ko ari we bwe ingoro nzima, avuga urupfu rwe n'izuka rye. Batangira rero kugenda basubiza amaso inyuma, basuzuma inyigisho ze n'ibitangaza bye. Batangira kubibona mu rundi rumuri nk'Imana yigize umuntu bagendanaga. Bati burya twari kumwe n'Imana nyir'ububasha ntitubimenye. Batangira kwibaza batarya ubundi yavukiye hehe. Ivuka rye nta wari wararitinzeho, intumwa zamumenya ari mukuru. Batangira kwibaza yakuriye he. Bikira Mariya niwe wari ubizi. Nuko rero nibwo batangiye gukora ubushakashatsi no gushaka ubuhamya, begereye n'umubyeyi Bikira Mariya ngo inkuru ya Noheli bashobore kuyuzuza. Nuko Yezu yabyirutse igice kinini tutazi kitanditswe. Nuko nguko rero ivanjiri yagiye yandikwa, basubiza amaso inyuma, bamurikiwe n'ukuzuka kwa Kristo. Inkuru nziza y'ukuzuka kwa Kristo niyo yatumye barushaho gushakisha no kumenya Kristo birambuye, kuko yagaragaje koko ko ari Imana irusha imbaraga urupfu. Intumwa zatangiye rero kwigisha Kristo wazutse akadutsindira urupfu. Noneho rero no kwibaza ngo twebwe ubu ngubu dukora iki. Mu isomo rya mbere twumvise ry'ikiragano gishya, Pawulo Mutagatifu aratubwira ko natwe ubu ngubu ababatijwe twabatijwe mu rupfu rwa Kristo, kuko twapfuye ku cyaha tukaba tubereyeho Imana muri Kristo Yezu wazutse. Ukuzuka kwa Kristo kutuma twumva no kumenya batisimu yacu, ko natwe muri batisimu dupfa ku cyaha tukazukana na Kristo, twakira ubugingo bwe burusha imbaraga y'urupfu, natwe buzatwambutsa hakurya y'urupfu. Ababatijwe rero tukavuka mu buzima bushya burusha imbaraga urupfu, natwe tuzazuka tubeho iteka. Intumwa kandi zasubizaga amaso inyuma no mu byanditswe bitagatifu bya kera, nkuko twumvise amasomo yabanje y'ikiragano cya kera, bagashobora gusobanukirwa n'umugambi w'Imana wo gukiza abantu n'ukuntu byose byagiye bihanurwa. Iyi batisimu niyo umuhanuzi Ezekiyeli yahanuye agira ati nzabaha umutima mushya, mbashyiremo n'umwuka mushya, mu mubiri wanyu nzakuramo umutima w'ibuye, nshyiremo umutima wumva, nzabuzuzamo umwuka wanjye Roho Mutagatifu, mbatere gukurikiza amategeko yanjye, mwubahirize amabwiriza yanjye. Nzabagira abana banjye, ku bwa Roho wanjye ubayobora, utuma mushobora guhora muri abana bambereye.
iyi batisimu nanone niyo Imana yasogongeje umuryango wayo igihe barokora mu bucakara mu Misiri, ikabakiza urupfu ibambutsa inyanja y'umutuku bari bugarijwe n'urupfu. Aya mazi Imana yabambukije yahanuraga aya batisima dukiza icyaha n'urupfu, akaduha ubuzima bw'iteka. Kuzuka rero kwagendaga gutuma turushaho kumviraga umugambi w'Imana kuva kera, uko wagiye uhanurwa nuko Imana yagiye icira abantu bayo amarenga. Mu isomo rya mbere ubona ukuntu umuremyi wa byose yaremye umuntu, imuha ibiremwa byose ku isi ngo abigenge abiyobore mu gusingiza Imana. Iramutonesha ariko aza gucumura yikururira urupfu. Imana ariko ntiyamutererana, niko gutangira umugambi wo kumukiza. Twumvise mu isomo rya kabiri ryo mu kiragano cya kera ukuntu Imana yatoye Aburahamu kuzabera abantu umukurambere w'abayemera n'abayizera. Aburahamu yizeraga Imana bikomeye kugeza aho yemera no gutanga umwana we, atsinda ikigeragezo cyo kwikunda, yemera no gutanga umwana we wenyine yari afite. Utazi ukuzuka kwa Kristo yakwibaza ukuntu Imana yari gusaba Aburahamu gutura igitambo h'umwana we, ariko kwari kutwereka ukuntu kwemera Aburahamu yari afite, ukwizera n'urukundo yari afitiye Imana, agira ati Imana niyo ibizi, ntacyo nakwima Imana nigena, nubwo byaba ari amagara yanjye bwite insabye, nk'uko abahowe Imana bagiye babigenza. Nakwemera Imana niyo ibizi, nigena, ntacyo yanyaka, ntacyo yambwira ngo ngihakane. Kandi koko umwana ntiyamutambye, ariko Kristo we yemeye kugeza no gupfa kubera urukundo rukomeye adukunda, no kugira ngo aducungure adukize. Bavandimwe rero, muri iki gihe tubona ko kenshi abantu babayeho mu guhangayika ndetse no kwiheba imbere y'ibibazo by'ubuzima muri iyi si. Ibizazane tubona, ibiza, indwara z'ibyorezo nka COVID-19 duherutse yahungabanyije abantu n'ibintu. Ubumenyi n'ikoranabuhanga twari twizeye ikabikuba na zero, ntawe uzi icyakorwa. Tubona ubwumvikane buke n'amakimbirane mu ngo no mu bavandimwe, abakorana bagacikamo ibice, bari kwiteza imbere bagasubira inyuma. Intambara hagati y'amoko n'ibihugu kubera ubwumvikane buke, bagasenya ibyo bari bamaze kubaka. Nk'uko tubibona hirya no hino ku isi yacu, ubukungu bugakubangana. Ubwo guhangayika no kwibaza aho isi yacu igana, bamwe cyane cyane abato bakibwira ko bahungira ahandi, nyamara iyi si hose harava, ntaho wakugama. Kristo wemeye kutwitangira rero kugeza ku rupfu, ariko akazuka, niwe wenyine mizero yacu. Niwe wenyine mwizero yacu, uko yaturemye n'uko yaremye iyi si n'ibirimo byose, akabigenga muntu, akabishinga muntu ngo abigenge, niko akomeza no kuduherekeza nk'umuremyi wacu, atusaba kumwizera. Umuzi w'ibibazo rero umuntu ahura nabyo ni ukwikunda no kwireba, agashyira imbere inyungu ze. Aha niho ikibazo kiri, niho byose bishingiye,
kuko niba buri wese cyangwa benshi bakoze gutyo, buri muntu yikunda yireba aharanira inyungu ze, ntabwo bashobora guhuza, ntibashobora kumvikana. Yihereye mu rugo bashakanye aribwo bumwe bukomeye bubaho mu bantu, mu bavandimwe, mu bakorana ugasanga byagoranye, umubano hagati y'ibihugu ukagorana. Ahangaha niho amakimbirane n'amahane akomoka, kwikunda no kwireba no kureba inyungu zawe, abantu bakabura amahoro n'amizero. Kristu waduhaye urugero rw'urukundo rwitanga byimazeyo, rwizera Imana ko ariyo yonyine izi neza igifitiye buri muntu akamaro. Iyo abantu bateye Imana umugongo, n'umubano hagati yabo uragorana, ndetse n'ibiremwa n'isi tuyifata nabi, nayo ikaduhinduka. Imana niyo izi neza icyagirira umuntu akamaro, ikamenya no kubihuza n'inyungu rusange za bose, ndetse hamwe n'ibindi biremwa bidukikije muri iyi si iduhetse. Imana rero bavandimwe niyo yonyine mizero yacu. Kristu wazutse yaje kuduhishurira, tukaba duhamagarirwa kumurangamira. We wazutse akadutsindira urupfu, ariyo ndunduro y'ibibi byose. Bavandimwe rero tushimire Imana kandi twizihize ipasika amizero yacu. Nyagasani Yezu nabane namwe.